Yes. This is John BTV present amakuru turi kugenda tubona ku mihanda ndetse no kuri posts za nyir'ubwite kabisa, nuko Nyarwaya ari we muzi nka Yago ubuzima bwe rwose buri ahantu habi cyane. Yago umuzi nk'umunyamakuru kabisa utandukanye ku mbuga nkoranyambaga, afite na channel ye rwose Yago TV show nk'uko mumukurikirana muri benshi. Rero twanyarukiye ku mbuga tubona Yago kuri Twitter ye, kuri Instagram ya postinzeho ko ubuzima bwe buri akomeye muri makeya, niko navuga. Yanditse kuri Twitter ye avuga ko arembye rwose, natwe dukurikiranye nk'uko mu minsi yashize yari gukora nk'ibisanzwe. Mbere gato y'iminsi mikeya yaravuye mu Burundi bose akorera ibiganiro bitandukanye nk'uko yagendaga bagezaho mubibona. Yaje ameze neza kabisa, gusa twakiriye amakuru y'uko yaje kujyanwa kwa muganga mu bitaro byo kwa Nyirinkwaya. Yajyanyweyo na Aline Gahongayire kabisa, niwe mutwaye mu modoka. Ayo makuru tugenda tuyakira gake gake, ariko mujye mutekereza neza, iyo umuntu yifashe akiyandikira ati ubuzima bwanjye buri ahakomeye, ibyo bintu mujye mubyumva neza kabisa. Nkuko twangiye tunyarukira kuri Instagram ye, yashyizeho ko yihanganisha abafana ati muri iyi minsi nk'uko mwakurikiranaga Yago TV show nyine nk'ibisanzwe, yababwiye ati ntabwo murajya mubibona nk'uko bisanzwe, ati nimugire ngo wenda hari ikindi cyabaye nuko ndembye. Nawe waza kunyarukira kuri Instagram ye ukaza kubisoma. Yakiriye ama reaction ye, ama comment y'abantu benshi arenga za 300 bari musengera kabisa. Nawe kabisa ukimvuye inkuru nawe watangira ukamusengera. Nkuko turi kugenda tubikurikirana mu minsi yashize tubibona, iyi showbiz yo mu Rwanda ntabwo irimo igenda neza kabisa. Turimo tugenda tubura abantu bakomeye. Sinshatse kuvuga ko n'ubu tugiye kumubura, kuko amakuru turi kugenda twakira nuko umuryango we wangiye gushyiraho inkuru ivuga ko yorohewe kandi ari gushimira abantu bari kugenda bamusengera. Tugenda tubikurikirana gake rero mu minsi yashize, nk'uko muri kugenda mubona ibyamamare bigenda bibura cyane cyane byo muri showbiz yo mu Rwanda. Rero ifitemo ikibazo kitoroshye cyane, gikwiriye kabisa kuba twagendamo neza muri showbiz. Nka John BTV tuba turi hafi kabisa, tubashyizeho amakuru make yibanze kandi akenewe. So niba utarakanda subscribe rero urasabwa gukanda subscribe, amakuru akurikiyeho ukagenda uyamenyera igihe.